tugarutse kuri olive oil twayikoze ku biza byayo, ku misatsi, tuyikoresha uburyo wayikoresha ku ruhu ikagufasha. Abantu muri kuyikoresha mukambaza ibibazo nkabasubiza, n'abatabizi musubire inyuma ho gatoya murebe iyo video. Olive oil ni umuti ukaba n'urukingo ku bintu byinshi bigiye bikomeye. Uyu munsi ngarutse noneho kuvuga olive oil ku buzima bwa muntu, apana ku ruhu cyangwa se ku musatsi, ku buzima bw'umubiri wose. Olive oil ifitiye ubuhe mumaro ubuzima bwacu bwa buri munsi. Tugaha ikaze rero ni kuri channel y'umuryango Shushu, tukora subscribe, ntibibagirwe like, yewe ntibibagirwe share kugira ngo ikizo ubonye iyi olive oil yakugirira na mugenzi wawe akibona. Hanyuma kandi wowe wabikoze byose ndagushimiye. Sibyo? Umumaro wa mbere rero, umumaro 10 olive oil ifitiye umubiri wacu, ifitiye ubuzima bwacu ni ukugabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara zidakira. Umuntu ubyuka mu gitondo akanywa agacupa cyangwa se agafuniko cyangwa akayiko gatoya kara kababebe k'amavuta ya olive oil, ariya yinywa ari mabisi ngomba kuyateka, aba ari kwikingira kutarwara indwara zidakira. Nk'urugero, aba ari kwikingira indwara zidakira ntazirware. Urugero harimo umutima, umuvuduko w'amaraso, gukuraho ibinure, uburozi mu mubiri n'ibindi bigiye bitandukanye. Iyo ukoresha olive oil ukayinywa mu gitondo nta kindi kintu uraho, ku kayiko cyangwa se ku gafuniko kayo ukanywa, biragufasha cyane kubera ko uri kwirinda izi ndwara, kuko rimwe na rimwe zirakira, ahubwo uri kwirinda izi ndwara zikomakomeye, sibyo? Umumaro wa kabiri rero olive oil ifite ku buzima bwacu, ifasha mu kuvura kubyimbirwa n'ubwivumbure bw'umubiri. Abantu muzi ibinini bya ibuprofen, olive oil ikora nkabyo. Ninkubwira ngo ibimera, hari ibimera bikora, erega iyi miti yo kwa muganga bakora akenshi baba bayikoze bifashishije n'ubundi ibi bimera nibyo baheraho. So rero olive oil ikora nka ibuprofen, igafasha kubyimbura ahantu ufite ububabare mu mubiri. Icya gatatu cyangwa se umumaro wa gatatu, olive oil kora subscribe nyabo. N'ubu nudama subscribe uzantiko koko. Kora subscribe, kora like, kugira ko turi kumwe dukomeze gusangira ibyiza byadufasha no kugira ubuzima bwiza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ifasha kugabanya ibyago byo gufatwa n'indwara ya stroke, agahinda gakabije. Kuba wakoresha olive oil mu buzima bwawe bwa buri munsi yagufasha kwirinda indwara ya stroke. Ituma habaho guturika tw'udutsi duto mu bwonko cyangwa se mu mutwe, ukabasha kugira ibibazo bikomeye cyane. Indwara ya stroke rero akenshi ituruka ku gahinda kenshi, stress n'ibindi bigiye bitandukanye. So rero iyo ukoresha olive oil, ibyago byo kurwara iyi ndwara bijya kure cyane, kure cyane. Ikindi kintu cya kane, olive oil igufasha igihe uyikoresha mu kuyirya, mbega uyishyira mu mubiri wawe, apana noneho kuyisiga, igufasha kuba wahangana n'umubyibuho ukabije. Mbega amandi magambo, wowe ukoresha olive oil uzabasha kwirinda umubyibuho ukabije. Uzayikoresha uyinywa, uzayikoresha uyirya mu biryo n'ubundi buryo bigiye bitandukanye. Wowe ushaka guhangana n'ikibazo cy'umubyibuho ukabije, koresha olive oil. Ikindi kintu cya gatanu olive oil izagufasha ni ukugabanya ibyago byo kwibasirwa na Alzheimer, indwara y'ubwonko ifata abakuze. Muri kubyumva namwe? Olive oil uri kumva ko ari umuti ukomeye? Ibaze olive oil ushobora kuyikoresha guhera ubu bimenye, ikazagufasha mu zabukuru zawe kwirinda indwara z'abakuze. Iyo ndwara ikunda gufata abantu bakuze, kwibagirwa cyane n'ibindi bigiye bitandukanye, bita Alzheimer, ikagufasha nyine kutazayirwara. Icya gatanu ni ukugabanya ibyago, nako olive oil ikurinda diyabete yo mu bwoko bwa kabiri, kubera ko yifitemo icyo bita insuline ifasha mu kugabanya isukari. Diyabete stage 2 iragufasha kuba yahangana nayo, kubera yuko yifitemo igifasha kugabanya isukari mu mubiri. Uri kumva ibyiza bya olive oil? Uri kumva cyangwa ntabwo uri kubyumva? Uri kumva ibyiza byo gukoresha olive oil? Kora subscribe uri kuri channel y'umuryango Shushu TV, aho twigira ibintu byinshi, ko twakoresha ibimera, ko twakoresha ibintu bigiye bitandukanye bikadufasha kugira ubuzima bwiza, kugira urushako rwiza, kugira urugo rwiza, kugira n'ubuzima bwiza bwishimye. Wowe umaze kuyikora kugira ngo sinkushimiye, wowe wise ukanda subscribe none, Imana iduhane umugisha. Wowe wabikoze kera rero
ukaba uri muri bandi twita ngo returning viewers, babandi bagenda bakagaruka babona video bakakora like bagakora share bakagenda bakagaruka. Imana iduhane umugisha. Bifasha kandi nanone kurinda kanseri. Ubaye utararwara kanseri ugakoresha olive oil cyane, byagufasha kuba yakurinda cyangwa se kuba wajya kure n'ibyago byo kuzarwara kanseri kubera ko ukoresha olive oil mu buryo bwo kuyirya cyangwa se kuyinywa. Ikindi kintu ni uko olive oil ifasha mu kwica bacteria. Iyo wayinyweye cyangwa se wayiriye, yica bacteria ziba ziri mu mubiri wawe zishobora kugenda zitera indwara zigiye zitandukanye. Nyabuna uri kumva ukuntu uri kumva ukuntu olive oil ari umuti ukomeye ku buzima bwacu bwa buri munsi. Ukawukoresha ukanywa nturware Alzheimer, nturware za stroke, nturware ibyo byose kubera ko wakoresheje iki? Olive oil. Ikindi kintu kandi olive oil ifasha gutuma imitsi itwara amaraso ikora neza. Urabizi yuko hari igihe umuntu agira imitsi ipfundikanye, ukumva rimwe na rimwe ibirenge byawe biragugaraye birumagaye, amaraso ntagerayo, ukagira imitsi mu mpfundiko ipfundikanyije, amaraso aho ntatambuke. Iyo ukoresha olive oil, nkubwira ko olive oil ni ya mavuta adafite ibinure ndengakamere, niko nabyita. Amavuta afite ibinure biri normal, bitagira icyo bijya kongera ku mubiri wawe ngo uvuge ngo uyakoresha ngo urabyibuha. Amavuta ya olive oil ni umuti akaba n'urukingo ku bantu bashaka kuba bagira ubuzima bwiza, ndetse bigatuma n'amaraso atembera neza mu mubiri. Amaraso ari gutembera neza mu mubiri, umutima utera neza, izo ndwara za pressure n'ibiki byose iwacu kubirinda byo. Ndagusaba rero gukoresha amavuta ya olive oil. Harimo wowe twabanye kuri ya video mvuga ukuntu wayakoresha ikagira ingaruka nziza ku musatsi, abandi ku ruhu. Ndagushimiye cyane ukaba ugarutse nanone no kureba iyi video, unyandikire muri commentaire ko wahageze, dukomeze kubana. Unyandikire kandi n'ikindi cyifuzo cyawe kuko ndabakunda cyane. Ikindi ifasha ubwonko gukora neza. Olive oil kuyikoresha bituma utagira ikibazo cyo kwibagirwa, bituma wibuka, ubwonko bwawe bukora cap bwihuse, wibuka utari wa muntu ufite telefone mu kwaha wifashije nko mu kwaha uri guteka ibintu hasi mu kanya nk'ako wibagirwa ahantu wishize. No, gukoresha olive oil biragufasha ukabasha kugira ubuzima bwiza, ukabasha kuba umuntu wibuka fast, wibuka byihuse. Tukana ku musozo tubasaba gukora like, nkibutsa ko ari imimaro 10, akamaro 10 cyangwa se imimaro 10 ya olive oil ku ruhu nako ku buzima bwa muntu, sibyo? Tugana ku musozo kanyuma, ifitemo acide yitwa oleique ituma uturemangingo dukora neza. Mbega gukoresha olive oil mu mirire yawe mu buzima bwawe bwa buri munsi ntako bisa, kubera yuko uzungukiramo byinshi. Uzungukiramo kwirinda indwara zitandukanye, wungukiremo kuringaniza isukari mu mubiri wawe, wungukiremo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Olive oil ni umuti. Olive oil ku bantu barwaye amadiyabete, ku bantu barwaye izindi ndwara zikomeye, mushaka kwirinda aya mavuta afite ibinure biremereye, olive oil niyo mavuta nabahitiramo. Abantu bafite abana bafite uruhu rwangirika, ruvuvuka, ruzana ibintu umwana wawe uruhu rwe utejwe inkeke narwo, olive oil niyo mavuta meza yo kumusiga. Wowe ufite imisatsi itabyimba, imisatsi icikagurika, imisatsi warareze warayitunze irakunanira, olive oil ni igisubizo, ni umuti, ukaba n'amavuta y'urukingo ku misatsi yawe. Ndabakunda rero, mbahorane. Ni kuri channel y'umuryango Shusho TV, no mu bindi biganiro mujye muhaba. Nyabuna ntukarebe ikiganiro ngo ugende utampaye inkunga ya like, ugende utampaye inkunga ya share, ugende utampaye inkunga ya subscribe. Ndabakunda, mbahorane, kubera yuko ibyo ngibyo ababikora banyereka urukundo, ababikora duhora tubana mu buzima bwa buri munsi, kandi ndabibubahira, ndabibakundira. Muba mwakoze, muba mwanyeretse urukundo, muba mwanyeretse ubwitange, muba mwanyeretse ko tubana umunsi ku wundi. Nanjye
Mbyuka ntekereza ngo ni igiki uyu munsi ndi bushyire ku meza, ni igiki uyu munsi ndi buganirize abantu banje kuri Shusho TV bikabagirira umumaro. Sometimes nkanicara nkafata nk'ibintu byose natekereje, nk'ibintu byose nzi byabagira umumaro, nkakora video zabyo nk'icumi nkazishyira hariya. Ntabwo nshobora kuzaporodingira icyarimwe, ariko nzajya ngerageza uko nshoboye, imwe byibuze ya buri munsi cyangwa se ya rimwe mu minsi ibiri, ntikabure, kugira ngo umuryango wacu ugere kuri byinshi. Ndabakunda cyane, mwabaye murohe, bye bye.